aza ahari aramupfukamira, aramwinginga aramubwira ati, washaka wabasha kunkiza. Aramubabarira, arambura ukuboko amukoraho ati, ndabishaka akira. Uwo mwanya ibibembe bimuvamo arakira. Nk'uko bisanzwe ndagusuje kandi ngushimira ko udahwema gutega amatwi ibiganiro tugutegurira. Mu bihe byashize twakunze kuvuga ku ndirimbo zo mu bitabo, tuvuga ku mateka ya Zaburi, ariko kandi uno munsi turaganira kuri zimwe mu nkuru zo muri Bibiliya, ariko mbere yabyo banza utege amatwi iyi nkuru. Mu myaka mike ishize, umusore n'umukobwa wo mu ntara y'Iburengerazuba barakundanye ndetse bagira ubwo bafata umwanzuro wo kubana. Turabashyigikira, barabana, babana neza kandi rwose urugo rwabo rwari ruryoshye. Twe twarugendagamo twabonaga ko ari urugo rw'intangarugero. Ubwo bageze igihe cyo kubyara, umugore byaramugoye kwa muganga kugeza ubwo abaganga babuze igisubizo. Umugabo akajya asaba abaganga ati, mumusezerere azagwe mu rugo. Abaganga koko baramusezerera, maze bageze mu rugo wa mugabo azinga utwangushye yigira mu murwa i Kigali. Gusa akajya ahora yiteguye telefone izamuhamagara imubwira iti, umugore wawe byarangiye. Umubyeyi nawe mu gahinda kenshi n'umubabaro umushengura no gutabwa n'umugabo muri ubwo buribwe, yongera amasengesho asaba gukira kugira ngo azabashe kurera uruhinja yari asigaranye. Umunsi umwe umuntu wari uhangayikishijwe n'uwo muryango aza kubaza wa mugabo impamvu atita ku muryango we, ariko biganirira wa mugabo avuga impamvu ikomeye ituma atita ku bo bashakanye. Abivuga mu ijambo rikomeye agira ati, dogiteri yambwiye ko uriya mugore wanjye atazabaho, kandi ko nubwo yabaho ntacyo azimarira. Nta mpamvu rero yo guta umwanya ku muntu utazangirira umumaro, ndacyari mutoya. Mbese ushaka gukira? Ikaze mu kiganiro. Mu gitabo Mariko yandikiye Abaroma, yabamenyesheje imirimo myiza n'ibitangaza bya Yesu Kristo. Muri iki gitabo usangamo inkuru zitandukanye zigaragaza ibitangaza Yesu Kristo yagiye akora binyuze mu kwizera, birimo kuba yarakijije umubembe, agakiza n'ikirema. Ibi kandi tukaba ari byo tugiye kwibandaho mu kiganiro cy'uyu munsi. Mu isomo twatangije iki kiganiro twasanzemo ikibazo kivuga kiti, mbese urashaka gukira? Indirimbo ya 55 mu gitabo gikoreshwa n'itorero ry'Abadivantisite umunsi wa karindwi harimo igisubizo mu buryo bwo kwibaza kigira kiti, hari ubwo wasanze Yesu ngo ukire? Ntekereza ko atari ubwa mbere wumvise iyi nkuru y'umubembe. Nzi kandi ko ujijutse neza ko iriya ndwara y'ibibembe yari indwara mbi cyane. Umuntu yarwaraga ku buryo yayirwaraga wese bamuhaga akato, mu yandi magambo bakamuhunga bakamushyira aha wenyine. Nta muntu wamwegeraga cyangwa ngo anamurebe. Ababembe babaga barabahaye agace kabo babamo. Bahoraga baboroga, bataka, bavuga ko ari ababembe kugira ngo hatagira umuntu muzima uza mu gace barimo akandura ibyo bibembe. Bambikwaga inzogera kugira ngo nujya guhura nawe wumve urusaku rw'inzogera umuhungire kure. Babagaburiraga kandi ibyo kurya babibajugunyiye. Icyumvikana neza nuko nta gaciro babaga bafite. Aba kandi babaga baratandukanyijwe n'imiryango yabo. Ibaze nawe uyu munsi uramutse ufite inenge runaka, ugatandukanywa n'umuryango wawe, utabonana n'inshuti zawe, no kuvugana nabo ari ikibazo. Mbega se urashaka gukira? Bibiliya mu isomo twahereyeho itubwira ko umubembe umwe muri abo yumvise amakuru ya Yesu, nuko ava mu bandi babembe arirukanka ajya mu bantu aho Yesu yari ari. Kandi mu by'ukuri bitari byemewe ko umubembe yegera abantu bazima. Maze aramupfukamira, aramwinginga, aramubwira ati, databuja, wabishaka wabasha kunkiza. Nuko Yesu Kristo amugirira imbabazi, amurambikaho ukuboko, aramubwira ati, ndabishaka akira.
nuko ako kanya arakira, umubiri we uhita umera nk'uw'uruhinja. Iyi nkuru nta yindi nyigisho itubwira uretse kwizera. Uyu mubembe yizeye ko Yesu Kristo yabasha gukiza indwara ye, kandi koko byamubereye ko yabyizeye arakira. Inkuru twatangije iki kiganiro y'umugabo wataye umugore we arembye akigira i Kigali agategereza inkuru yo kumubikira, kuko wa mugore mu buribwe bukomeye yasigaye asenga Imana ayisaba kumukiza ubwo buribwe bukomeye bwatumye bamuta, ari nako asabira agahinja kuticwa n'inzara ndetse no kongererwa iminsi yo kurama kugira ngo abashe kuzakarera katabaye imfubyi. Kandi Imana koko yarabikoze, uwo mubyeyi bameze neza arashima Imana. Iyo utinyutse kwicara imbere ya Yesu Kristo ushize amanga ukamwizera, hari agaciro aguha abantu bataguha, kuko yaba uyu mubembe yaba uriya mubyeyi bose bari baratawe n'imiryango yabo, ariko icyo Yesu yakoze cyabasubije mu bantu, kibasubiza mu nshuti n'abavandimwe. Mbese nawe urashaka gukira? Iyo ukomeje ku murongo wa 43 ukageza ku wa 45 mu gitabo cya Mariko igice cya mbere, usanga ko Yesu akimusezerera yamwihanangirije cyane, aturamenye ntugire uwo ubibwira, ahubwo ugende wiyereke umutambyi uture n'ituro ryo kwihumanura kugira ngo bibabere ikimenyetso cyo kubahamiriza yuko ukize. Nyamara asohotse atangira kubivuga no kubyamamaza hose. Nicyo cyatumye Yesu atabasha kongera kujya mu mudugudu wose ku mugaragaro, ahubwo yabaga mu misozi no mu butayu, abantu bakaba ari bo baturuka impande zose bamusanga ahari. Muri ubu buzima turimo hari ibikorwa Yesu Kristo adukorera ntitubashe kubyihererana, kuko ni byinshi biba byigaragaza, kuko ubuhamya bwacu buba buzwi n'abo twabanye cyangwa duturanye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu murwayi w'ibibembe nawe byaramunaniye kwihangana, kuko yatekereje uburyo Yesu amukozeho akamuha agaciro abantu batigeze bamuha. Atekereza n'uburyo agiye gusubirana n'umuryango we, areba n'uburyo umubiri we wari uhindutse nk'uruhinja. Aravuga ati kutabivuga ni igihombo, kuko twabibonye ageze imbere yatangiye kubyamamaza ahantu hose. Nuko agera ahantu hari umuryango wari ufite umurwayi wabanaga n'ubumuga bukomeye bw'ingingo, ku buryo atabashaga kwikura no mu nzu ngo yijyane hanze. Uwo muntu yari abayeho mu buzima bugoye cyane, ariko bumvise inkuru y'umubembe ko yakize, nabo bagira kwizera. Baravuga bati uwabashije gukiza ibibembe n'uyu yamukiza. Nuko bafata ingobyi bashyiramo wa muntu wari ufite ubumuga bw'ingingo, bagenda bashakisha ahantu Yesu yateraniye. Bahageze basanga huzuye imbaga y'abantu benshi, bari bari mu madirishya no mu miryango, nta hantu na hamwe banyura ngo bamugereho. Nuko bigira inama yo kumucisha mu gisenge cy'inzu, bapimanya ahantu Yesu yari ahagaze yigisha, ubundi bamanura ingobyi yarimo wa murwayi imanukira imbere ya Yesu Kristo. Bibiliya ivuga ko Yesu yabonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Nuko wa murwayi akira atyo. Mbese urashaka gukira? Abantu benshi muri ino minsi bagaragaza ko ari bazima, ahubwo bakabona ko bagenzi babo ari bo barembye. Mbese nawe wumva uri muzima? Yesaya igice cya mbere umurongo wa 5 hari ijambo rigira riti ni iki gitumye mushaka kugumya gukubitwa muzira gukabya ubugome? Umutwe wose urarwaye, umutima wose urarabye, uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe, nta hazima, ahubwo ni inguma n'ibibyimba n'ibisebe binuka, bitigeze gukandwa cyangwa gupfukwa, nta nubwo byabobejwe n'amavuta. Muvandimwe unteze amatwi muri aka kanya, birashoboka ko ushobora kugira ipfunwe ryo kujya imbere ya Yesu Kristo, kubera kutekereza ko kwizera kwawe kudashyitse. Ariko kandi ngo naho wagira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, wategeka umusozi ukimuka. Imana ni nziza kandi ibihe byose, kandi byose bishobokera uwizeye. Nujya imbere y'Imana ufite ukwizera, nta kabuza uzakira kandi nawe ukiza abandi. Soje iki kiganiro nkwifuriza gukomera muri Yesu Kristo, kugira ngo ubwo yenda kwerekanwa nawe uzaba uri mu mubare wabwirwa ngo injira mu munezero wasohoje. Gira amahoro.